mu gitondo cya kare ubwo izuba ryavaga riyaga ku misozi y'u Rwanda, ariko kandi mu karere ka Huye aha niho abasiganwa bari bafite ubwoba bwinshi bw'isiganwa rya rirerire cyane binjira mu ishyamba rya Nyungwe mu misozi miremire n'amakona atagira uko asa. Aha niho abasiganwa bari biteguye kwambuka ndetse bambambaranye urugamba rwa rugiye kumanuka mu karere ka Nyamagabe bakinjira mu ishyamba rya Nyungwe, ubundi bakagera mu mujyi wa Rusizi ikamembe rwagati. Birumvikana ni etape yari igoye cyane. Urugendo ruva Huye rwerekeza Rusizi n'urugendo rwagombaga kunyura mu misozi miremire ya Nyungwe, amakona atagira uko asa ndetse n'ibindi byinshi byasaga n'ibyagora abakinnyi barwaniraga kwegukana iyi etape Huye ijya Rusizi. Ni etape yaguye abanya-Eritrea cyane ko imisozi miremire ya Nyungwe ndetse n'ibindi byinshi byabajije kuba bakegukana etape y'uyu munsi nk'uko bari babidusezeranyije. Twahagurutse Huye tugera ikamembe nta n'umwe uvugisha undi bitewe n'urugendo rugoranye rwarimo hagati aho ngaho. Kuva Huye ugera mu mujyi wa Kamembe rwagati aho twahasanze urujya n'uruza rw'abafana bari biteguye kwakira abasiganwaga n'agace ka gatatu ka tourdurwanda, ariko ndibuze kubabwira akegukanye ndetse abanyarwanda uyu munsi bitwaye neza cyane ko umunyarwanda yaje mu 10 ba mbere. Etape yagoye benshi cyane ko abanyarwanda baje kwitwara neza, ndibuze kwibabwira ku musozo w'iyi video, ndetse hari n'ibindi byinshi byaranze etape y'uyu munsi ya gatatu yavaga Huye yerekeza mu karere ka Rusizi. Birumvikana ni etape yari igoye cyane kubera ko kunyura mu ishyamba rya Nyungwe aho nta n'umwe yakurebaga uretse inkende nazo zakwitambikaga mu muhanda ndetse n'ibindi byinshi. Ndonge nkuhaye ikaze aho ipine ry'igare gikaragera kuri kamera ya Sura TV1. Ndonge nkuhaye ikaze muri tourdurwanda 2026 etape ya gatatu. Nje ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1. Nyaboneka turagusaba inkunga yo kwa dukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye bize bigusesekaraho ku gihe. Nkuhaye ikaze. Ku isaha y'isa 5 zuzuye nibwo isiganwa ryatangiriye mu mujyi wa Huye maze berekeza mu mujyi wa Rusizi aho bari bagiye guhangana n'imisozi miremire yo mu ishyamba rya Nyungwe. Abasiganwa bahagurutse mu mujyi wa Huye mu kirere gikonje berekeza Rusizi ku ntera kilometero zirenga 145. Iyi etape yarizweho kuba ikomeye kubera imisozi miremire ya Nyamagabe no kunyura mu ishyamba rya Nyungwe. Aha hasabye imbaraga abakinnyi benshi cyane ndetse naho abakinnyi bamwe amagare yagiye bakwamiraho. Mu birometero 20 bya mbere igikundi cyari kinini cyane, ariko kandi cyongera umuvuduko wari hejuru. Abakinnyi bashatse gucika kare, ariko amakipe arimo Development Team Picnic, Posta Nili ndetse na Suda Quick Step ndetse na Devo bahise bahaguruka maze batangira kwitandukanya n'igikundi cyarimo abakinnyi benshi. Abafana bari benshi mu gace ka Shyogwe ndetse no mu mihanda ya Nyamagabe. Urujya n'uruza rw'abafana ku mihanda, bamwe bahakamo abakinnyi b'abanyarwanda ariko kandi n'abazungu bakabyungukiramo, ubundi gare bakariha umuriro. Bageze mu karere ka Nyamagabe maze ibintu bitangira guhindura isura, igikundi gitangira gucikagurikamo ibice. Bakimara kurenga imisozi miremire ya Nyamagabe umuhanda watangiye kuzamuka gahoro gahoro, ariko igihe cyari kirekire. Aha niho hambere ihangana ryari ritangiriye. Jagerzomelmandi yatangiye kugaragara nk'ufite imbaraga nyinshi, ariko atangira kwanikira bagenzi be. Lucas Vanjiri yakomeje kumukurikira hafi cyane. Mateo Vanferi nawe yakomeje kumwomeka cyane, maze bakora agakundi ka batatu batangira gukuba ipine ry'igare binjira mu ishyamba rya Nyungwe. Mu kuzamuka gukomeye batangira guhangana binjira ku kitabi, igikundi cyatangiye gucikamo kabiri maze abakinnyi bose batangira kugenda umwe kundi. Uko ni nako biteguraga kwinjira mu ishyamba rya Nyungwe. Mu muhanda winjira Nyungwe, imihindagurikire y'umuhanda n'umuyaga byatumye isiganwa rirushaho gukomera. Henike Bravo yagerageje gutera agace gato ashaka guca ku bandi, ariko Saidi Sisneso yamukurikiye maze bashiramo akahi k'amasegonda make. Ibi nibyo byatumaga irushanwa rushaho gukomera, ariko Zomelmandi ndetse na Vanjiri batangiye kunyonga igare baharanira gusiga igikundi bari bari kumye. Mu kuzamuka kuw'inka hari hasigaye abakinnyi batarenze 30 gusa basaga n'abahatanira intsinzi y'uwo munsi, kuko ari nabo bagaragazaga amashagaga menshi barwanira kuzamuka udusozi duto duto two mu ishyamba rya Nyungwe.
bamaze kurenga Gisakura, ndavuga ko bari barangije gusohoka mu ishyamba rya Nyungwe, umuhanda watangiye kumanuka werekeza Rusizi. Aha niho habereye amayira akomeye y'amakipe atandukanye yitabira Tour du Rwanda. Mu birometero 3 bya nyuma Zominmandi yari umugo nabo bari bari kumwe, maze atangira kunyonga igare akoresha amayiri menshi, maze atangira kurusha amasegonda make aho basiganwaga. Vanjili Vanhweli bagerageje kumufata, ariko umuvuduko yari yashizemo wari muremure cyane ko yagendaga kilometero birenga 60 ku isaha, maze amanuka nk'uko zinda ku muyaga. Ukuni nako yabagasatira kwinjira mu mujyi wa Kamembe mu gihe gitunguranye, ubwo abafana bari bari Rusizi bategereje kureba urize kwegukana etape y'uwo munsi. Bagiye kubona babona umwe wagendaga nk'agace kagiye gufata inkoko, ariwe Zominmandi, akuba ipine ry'igare bwa mbere ku murongo w'i Rusizi akoresheje amasaha 3 n'iminota 44 ndetse n'amasegonda 53. Inyuma ye yaje akurikiwe n'itsinda rito ryarimo Vanjiri ndetse na Vanfefe. Abafana bari buziye mu muhanda wa Gihundwe Kamembe basakuza cyane bahicyubahira abasiganwa barangije urugendo rukomeye. Imisozi ya Nyamagabe, imisozi ya Nyungwe niyo yahisemo abatsinze. Abakinyi bashoboye gucunga imbaraga zabo mu kuzamuka nibo bageze ku nsinzi. Ihangana hagati ya Zominmandi, Vanjiri na Vanferi byagaragaje nk'iryaryoshe etape ya gatatu. Ndetse icyo utamenya kuri Turudi nuko kuva yatangira nta muntu n'umwe urarana umwenda wa mayo jaune inshuro zenze 2, kuko etape ya mbere wayitwaye so yatwaye ya kabiri, ndetse n'uwatwaye ya kabiri so yatwaye ya gatatu. Ese bizaherera he? Ninde uzegukana Tour du Rwanda 2026? Ngurutonde rw'uko abakinnyi bakurikiranye mu nsinzi y'uyu munsi. Konya wa mbere haze Jagen Zominmandi wakoresheje amasaha 3 ndetse n'iminota 44 n'amasegonda 53, yarushije Lucas Vanjiri amasegonda 20, maze Mateo akurikiraho arushwa amasegonda 20. Henrik Bravo nawe yarushijwe amasegonda 22. Saidi Sinesrosi nawe yarushijwe amasegonda 28. Yafieti Marugeta nawe yarushijwe amasegonda 28. Umunyarwanda waje ku mwanya wa hafi yaje ari Samuel Niyonkuru, ndetse bamusizeho amasegonda 43. Ngayo rero nguko ko etape ya gatatu kuva Huye werekeza mu mujyi wa Rusizi yagenze. N'etape yari igoranye cyane ko umunyarwanda yaje kwitwara neza akaza mu 10 ba mbere. Nta manuka idasanzwe yabaye muri rushanwa, uretse kuba bamwe amagare yagiye abakwamiraho rwagati mu ishyamba rya Nyungwe ndetse n'ibindi bitandukanye. Uwatsinze yahawe ibihembo, n'abatsinzwe bajyanye isebo n'ikimwaro bibaza ibyo bazabwira ibihugu baturutsemo. Njye bategura iki kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Rambo na Jacques, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.